iyo business nta yindi ni business ngiye kukubwira, ndetse turi kumwe n'umutumirwa ubizobereyemo umaze kugera kuri byinshi mw'iyi business. Ndagutumiye ntucikwe n'iyi business, reka twekire umutumirwa aze atubwire byinshi kuri iyi business, nanjye ndagaruka ngenda mbabwira byinshi kandi bitandukanye. Karibu, reka nakire umutumirwa ababwire byinshi ku bijyanye n'iyi business. Sinanjye nitwa Phineas, nkaba ndi mu Rwanda ndetse nkaba naragize umugisha kuba umwe mu banyarwanda bagiye guhugurirwa mu gihugu cya Philippines ku bigendanye n'ubucuruzi gukorwa mu buryo twita e-commerce cyangwa se network marketing, abenshi bakunda kwita ngo ni online business mu mwaka wa 2019. Mfashe umwanya kugira ngo tuganire kuri iyi company ikora mu mwaka wa 2019. Mfashe umwanya kugira ngo tuganire kuri iyi company ikora muri ubwo buryo nayimaze kuvuga haraguru, ariko nanone ntirengagije ko abanyafrika ndetse abanyarwanda muri rusange bagize ikibazo cyo guhombera mu makampani yaje yitira ubwo bucuruzi bw'ubumenyi bukeya abanyarwanda bashoramo imitungo yabo ndetse bashyiramo n'abavandimwe babo. Ibyo bikaba byarabateye igikomere gituma kugeza umunsi wa none iyo uvuze business cyangwa se company ikora muri ubwo buryo bihita bibahungabanya, bakumva ko ari ibintu bigarutse kubiba. Reka mbasabe rero muze kuntega amatwi kugira ngo mbaho ubumenyi buhagije ku bigendanye n'imikorere y'ubu bucuruzi, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi hatazagira umuvandimwe wacu cyangwa mwene wacu wakongera guhombera mu bucuruzi nk'ubu kubera ko tubifitemo ubumenyi. Ikindi kandi ndavuga ahangaha, abenshi mwari mumenyereye ko kugira ngo wunguke iyo ugiye muri company zikora muri ubu buryo ugomba kubanza no kwinjizamo abandi bantu kugira ngo wunguke, cyangwa se ukabanza gucuruza amaproduit yabo kugira ngo wunguke. Ariko hari itandukaniro ngiye kubabwira ndetse mbereke n'ubudasa bwa company nziza yitwa Live Good. Ni company ubu ya mbere ku isi muri company zose zikora uburyo bwa MLM. Nujya kuri Google yawe ukandikamo company 15 za mbere ku isi, uraza gusanga iyi Live Good ngiye kugusobanura niyo company ya mbere ku isi. Ndetse nanone nujya ku rubuga Business for Home, ni urubuga hakorerwaho amatora buri mwaka yo kureba company ya mbere ifite product ziri high quality, ifite system ihemba neza abanyamuryango, ndetse company ikunzwe cyane ku rwego mpuzamahanga. Nabwo uraza gusanga iyi company ya Live Good niyo ya mbere. Aho naho wakishakira nawe amakuru utagombeye no kumva wenda iby'abandi bantu. Niyo mpamvu rero ngusabye ngo utaza gucikiriza hagati iyi audio utayumvise ngo yirangize, kuko urahungukira ubumenyi bwinshi ndetse uraza kumenya itandukaniro ry'iyi company n'izindi wumvise cyangwa n'izindi wabayemo zagiye zihombya bamwe mu bavandimwe bacu. Mu by'ukuri rero iyi ni company yabayeho 2012, itangijwe n'abagabo babiri b'abahanga cyane bazwiho gukora amasysteme y'amakampani atandukanye, harimo uwitwa Ben Grinski n'uwitwa Nader. Ni abahanga cyane mu gushakisha amakuru ku biberekeye, urasanga ari abagabo badasanzwe. Bagize igitekerezo cyo gukora iyi company yatangiye ikora nk'uruganda rukora food supplement, kubera ko ubushakashatsi muri Amerika bwari bumaze kugaragaza ko abanyamerika benshi bafite ubuzima budahagaze neza mu kigendanye n'amavitamini, maze biyemeza gukora uruganda rutangira rukora amaproduit menshi atandukanye ntari busesengure, ariko ndi buvugaho muri make. Twese turabizi ko ibyo turya n'ibyo tunywa ari byo akenshi bigira uruhare mu kwangiza imibiri yacu, dore ko ibyo turya ibyinshi biba byahinganwe amafumbire mvaruganda, byatewe imiti irimo uburozi butandukanye. Amazi tunywa nayo ntabwo aba yujuje ubuziranenge. Ikindi kandi umwuka duhumeka nawe ubwawo ugira uruhare mu kwangiza imibiri yacu, ndetse twabura kuvuga ko n'ibindi byose dukoresha biba byanyuze mu nganda, yaba n'imiti yo kwa muganga, nabyo bigira uruhare mu kutwangiza imibiri. Ama-stress duhura nayo ya buri munsi kandi tutakibuza, amenshi aturuka ku ngo tubamo, nabyo ubwabyo bigira uruhare mu kutwangiriza. Ariyo mpamvu batekereje rero kudukorera produits zihangana n'ibyo bibazo narimaze kuvuga. Icya mbere bibanzeho ni ikigendanye n'amavitamini nk'uko nabivuze, kuko cyo kibazo cyagaragaraga mu banyamerika benshi. Ariko baza gukora product zifasha ku ndwara zisa n'izikomeye za diabete, indwara z'umutima, kanseri, indwara zisohora imyanda mu mubiri, indwara produits zifitemo anti-age,
zijya kongera gusana amaserire yacu yangiritse, bigatuma zikuraho ibimenyetso by'ubusaza, ndetse badukoreye n'izindi product zifasha cyane ku bigendanye no gutunganya amabanga y'abashakanye, dore ko nacyo ari ikibazo twavuga ko cyari kimaze gufata urwego runini. Ikindi kandi ntibirengagije ko dukeneye ko n'imibiri yacu isa neza, maze badukorera product zifasha ku bigendanye n'uruhu. Izo product rero zabo zarakunzwe ku rwego mpuzamahanga, ntabwo zakoreshejwe n'abanyamerika gusa, kuko amwe mu masoko akomeye nka Alibaba, Amazon bifuje gucuruza izo product kuko bari bamaze kubona ko zikunzwe ku rwego mpuzamahanga, maze ziracuruzwa kuko bituma amasoko ashyiraho ibiciro binini, maze aba bagabo b'abahanga babona ko uko bari babyifuje ko product zabo zamenyekana ku rwego rw'isi ndetse zigakoreshwa n'abantu benshi, ntibyagerwaho kubera ko aya masoko yazihenze cyane. Bituma bongera kwicarana n'abantu bafite ubumenyi na experience mu bigendanye n'ubucuruzi bwa e-commerce ndetse na network marketing, bigira hamwe icyakorwa kugira ngo product zibashe kugera ku muntu wari wese uzikeneye kandi ku giciro gitoya. Aho rero niho bafatiye umwanzuro uko bakoresha abantu basanzwe badakoresheje aya masoko akomeye kugira ngo kampani yabo imenyekane ndetse na produit zabo zimenyekane, kuko buryo umuntu ku wundi abasha gutanga amakuru kuruta uko wayasoma mu binyamakuru, wayabona kuri televiziyo cyangwa wayumva kuri radio. Umwaka ushize rero wa 2022 mu kwezi kwa 12 nibwo abo bagabo bafashe icyemezo cyo gutangira gucuruza produit zabo mu buryo bwa e-commerce ndetse no mu buryo bwa network marketing. Bivuze ko nubwo iyi kampani yatangiye mu mwaka wa 2012, ariko ubucuruzi bukozwe muri ubu buryo bwatangiranye n'uyu mwaka wa 2023. Ariyo mpamvu abantu benshi bayimenye iyi kampani bayimenye mu kwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2023. Bene wacu b'Abarundi abenshi bayinjiyemo mu kwezi kwa kabiri, ndetse twebwe abanyarwanda umunyarwanda wa mbere wayimenye yayigiyemo mu kwezi kwa gatatu mo hagati. Nk'uko rero twari tumaze kubivuga, twamaze kumenya ubucuruzi iyi kampani ikora n'ubucuruzi bw'amaproduct ya food supplement, kandi icuruza mu buryo twamaze kuvuga bubiri, uburyo bwa e-commerce n'uburyo bwa network marketing. Gukorana n'iyi kampani rero bisaba iki? Kugira ngo ukorane n'iyi kampani nziza ya mbere ku isi nk'uko nabivuze, ababwira naho mwabibona, nuko wishyura $50 kugira ngo wemererwe kuba umumambure wayo. None kuba umumambure wayo rero bidufasha iki cyangwa bidusaba iki? Nyuma yuko ubaye umumambure w'iyi kampani, wowe ubwawe uhita uhabwa website cyangwa se urubuga mu kinyarwanda ucururizaho produit zabo, aho utanga link yawe gusa, umuntu wese winjiye muri iyo link akabonamo produit z'iyi kampani, ibizikoze, ibyo zifashaho ku mubiri wa muntu ndetse n'ibyo zivura. Ntibabura no gushyiraho n'igiciro zigura ku buryo umuntu wese abasha kwibonera amakuru atiriwe agira ikindi kintu akubaza. Noneho iyo ashimye product akayikorera order kubera bari we wamuhaye amakuru, ibyo kampani irabiguhembera, aho uhabwa 50% y'agaciro k'iyo product. Icya kabiri, kubera ko wamaze kuba umunyamuryango w'iyo kampani, usabwa kuba watanga amakuru. Iyo utanze amakuru nanone hakagira undi muntu wifuza kuba umunyamuryango wa kampani binyuze kuri wowe, ibyo nabyo kampani ntibura kubiguhembera, kuko ntabwo iba yatakaje imbaraga zayo ikoresha ibitangazamakuru nka televiziyo n'amaradiyo. Ariyo mpamvu nabyo biguhembera igihe cyose ufashije kampani kubona undi mufatanyabikorwa, urayifasha kwamamaza ibikorwa byayo, uhembwa $25 ku bw'uwo muntu umwe. Bivuze ko niyo baba 10 urabahemberwa, niyo baba 100 urabahemberwa, buri wese $25, ndetse n'abazabakomokaho icyo bita ma generation cyangwa ma levels, kugera kuri level ya 10 ubu kibonaho percentage kuri abo bantu ko bagenda babyarana, niko nabyita wenda mu kinyarwanda, kubera ko ari wowe wa mbere waragize uruhare mu gutuma abo bantu baboneka ndetse bakaba bafatanyabikorwa na kampani. Ayo rero ni amafaranga cyangwa ni amadolari uhembwa ya buri cyumweru, kuko iyi kampani ihemba buri cyumweru ku munsi wa 4 saa 11 nibwo umushahara ugeze kuri account ya buri wese. Uburyo bwa gatatu duhembwamo
bitewe no gukorana na kampani. Ni uburyo bwihariye bwo abantu benshi batari bamenyereye, tubonamo umushahara wa buri kwezi, kabone n'iyo nta muntu waba wahaye amakuru y'iyi kampani, kabone n'iyo nta product n'imwe waba wacuruje, uhabwa nawe umushahara wa buri kwezi n'ubushake n'uruhare uba waragize bwo kuza gukorana n'iyi kampani igufata nk'umuntu winjiyemo wifuza gukorana nayo, ariko ukaba wagira impamvu zitandukanye zatuma utabona umukiriya wa product, zatuma utabona uko wafasha kampani kubona undi mufatanyabikorwa. Ariyo mpamvu nawe yagenewe umushahara wa buri kwezi, ariko atangira kubona nyuma y'iminsi 60, aho umushahara ugenda uzamuka ukura buri kwezi kugeza ubwo ugera ku mushahara w'amadolari 2,247, akaba umushahara wawe uhoraho wa buri kwezi. Ariko kubera ibihombo twatangiye tuvuga abanyarwanda bagize, kugira ngo umubwire ko umuntu yahembwa amadolari 2,000 arenga ya buri kwezi nk'umushahara, ntabwo abasha kubishyikira. Ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko dufite proof nyinshi, dufite ibihamya byinshi, rwose waza kubikenera twaza kumufasha kubibona, kuko nanjye ubabwira ibyumweru 2 gusa ninjiye muri iyi kampani nakoreyemo amadolari hafi 600 mu byumweru 2 byonyine. Ubu gusa amazemo igihe kinini, ariko ubuhamya burahari bugaragaza ibi turimo tuvuga, proof irahari. Ariyo mpamvu ushaka ngo ntimucikanwe, ngiye gukomeza kubabwira uburyo iyi kampani yafasha uwo ari we wese kwiteza imbere. Arakoze cyane, twongera kumushimira byishage abashe kugenda dufasha Phineas. Nk'uko abivuze, Live Good ni kampani nziza. Uburyo bwa gatatu ndetse bwa kane harimo uburyo bwa matching bonus. Ni uburyo nanone buguhemba amafaranga menshi kandi cyane, aho winjiza umuntu agahembwa muri Matrix, ugahabasha guhembwa 50% by'amafaranga ahembwe. Ni amafaranga meza kandi cyane. Ndetse uburyo bwa kane uburyo bwa retailing, aho umuntu wabyaye abasha kugura product maze ukabasha kubonaho nawe amafaranga menshi kandi cyane. Ndetse hakaza ubundi buryo bwa gatanu aribwo bwa influencer bonus. Muri influencer bonus naho harimo amafaranga menshi kandi cyane, aho uzarangura produit, wamara kurangura produit ugahabwa this account y'amafaranga atari makeya nk'uko ubyirebera, aho uzarangura product z'amadolari 50 ukabasha guhabwa 50% nanone bya this account, aho uzarangura product z'amadolari 25,000 ugahabwa 40% iyo ni this account. Ndetse aho uzarangura product z'amadolari 10,000 ugahabwa this account y'amadolari 30, amadolari 5,000 ugahabwa this account ya 20%. Ndetse aya ni amafaranga menshi cyane abantu benshi bamaze kugenda barya, bamaze kugenda bafata, isi yose iri kugenda ifata. Iyi business ya Live Good ni business nziza cyane nk'uko byagaragaye haba hano mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Ni business nawe ukwiye kubyaza umusaruro. Rero ni business ifite ikindi gihembo cya Diamond Pool. Muri Diamond Pool aho ubasha guhabwa nanone andi mafaranga kandi menshi cyane. Ndagira nkubwire yuko iyi ni business uzabasha gukora ubuzima bwawe bugahinduka. Rero iyi business ndagushishikariza kuba watangira ukayikora uno munsi wa none, kuko ni business izabasha guhindura ubuzima bwawe.